Sewe kuri kuduhagarika nka policing mu muhanda uradushaka hiki? Ndabashaka hiki? Kura hiyangirwa mwana umpakirira imizigo yanjye. Urebe ko ntaguhemba neza ku rutugu rugenzi ufite aho ngaho. Byo wavuze wabyumvisha se cyangwa nkubenu? Inje nagumva yaji nakushe nagarashiramo tuza dukomeza urugendo. Nagarashiramo okay. Arashiramo mu bitaro. Mbaraho kabyero. Tuza mbanze n'imvira uko neza. Are you sure man? Yanjye dapfubusa. Ariko se nyine. Urabona umukobwa mwiza ufite tayo waje basubira inyomoro nabwirengeye twango ntwaye wowe. Sana sha. Ate nyine ugenda ukwera. Reba se kare kofi. Yanjye nyine kirari ugisoguza. We, tanuri hasi. Ufa we, una tanuri ibintu hasi sha. Warafata ibintu by'abanyeshuri ukagenda utwara nkuko biboneye kandi wabeshye nguzi gutwara. Warangiza ugiye ngo nkwishyura amafaranga yanjye. Ushaka kubigeza naniza sina nakwishyura. Kwamaza vuga sugende. Ugitwarire uzi ukuntu ujyamvunye yagurirwe sirikeri cyangwa wakujyane muri bya bitebo batwaragamo abarwayi iri gari nijyaho umvishe ubu se nkuye umugenzi nkushyizeho ngo ugiye kunyishyura meji none utangiye kurega gatuza nk'akinonguru gusa tugende nkugezeyo cyangwa niba utabishaka ubireke usigara aha sindi bubura abandi ntwara nukubwiye sana ibintu byanjye asanye ubundi rwari rwonyene amesara akameze ngaho sibesha wagata njyaheke mumufashe giye mwereka mumufashe giye yewe naga ruko bajya yanjye umva gasore we ndakura binisha kupira cyangwa giye mbaza abantu tuje kuri iki kigare cye duzi ko nagare ririmo twagagiye kugwa menshi nakazi kawe mwambure ntibimureba ko rusha gusa buri we nari gukwiye no gutwara abagenzi cyangwa imizigo jewe nago yagenda atanyishyuye Noha ndara yama cyangwa wowe uyame ngewe nago nabyemera imamo y'Imana ngewe warayama kayagwa gahabwa urozi ariko ni gute mufatirana abantu b'abanyeshuri bavuye kugura ibikoresho ngo murabaka amafaranga ko gasa gusa umuntu asikushida Oh my god. niho handi murayama nimutayama ngewe nureba umva ndabinyaramo biriya bikapu bye ndabifumagure ndoshaka kubihitwamo biri by'ikina nabyo ngewe nago yancika atayama What? umva ijana urarifata cyangwa ntaryo fata ukeka ko nge nta mafaranga afite urarifata ntacyo naryo rime Fatwa se ubuzina yica umujyi n'ikindi gihe ntuzongere kwirirwa umenyera abantu mushe Ntikishije umunyonzi none ugushaka kunshiga gutyo tuza tuhaze tuganire de wese urashaka ko tuvugana iki ko gakanura nk'indagara gusa n'incanganure nk'isambaza ibyo si birakureba umunyonzi wani karamwambaye none kari kuza kanyenyesha ubwo se reka mwibariza ibiruhuko byagenze biti niba namwambuye ndamaze ninde yamubwiye ngo azatambaye se ntaho iby'ibiruhuko byo byagenze neza cyane nafashije ababyeyi nasuye aba ex banjye nogeje ibyombo nashashe igitanda mbese nawe urabyumva ibintu byinshi by'abanyeshuri bakora mu rugo ariko nta nubwo nirangije gusubira mu masomo n'amasomo nayasubiyemo kuko urabizi ko mbu wa mbere mu ishuri ubu wa mbere byo ndabizi ahubwo numvise ngo papa wagufasha wamuha ukabona zero se shaka ibonwa n'umugabo gusa jyewe iyo nabyikoreye mbona zero ifite amatwi ariko papa wanjye yamfasha nkabona zero sha nafuni nta mujyojo ariko ubwo ufasha ababyeyi byo nta kibazo ndabona nashonje inzira y'abanyeshuri ndayizi ngwino tugende hararuguru ngurira akantu tugende nyuma navaho kanangwaho Gaseke wikanzukira dore isoni ngwino hano icyo yikanze nta kindi yakiretse ko mu rugo ari muri arufere rwose garamfura nawe wavuze nawe ntabwo ari muri arufere na ko nyine murabizi ko ngira umutima wo gufasha
nawe yatsita ndavuga ngo reka muzane mu rugo turebe ubutabazi bw'ibanze twamukorera. ngo tsitara kajya kareka kubeshya uranebye ubona inzara zaravuyemo wowe n'ibiyambayemo bibi gusa. mama rero kubwenga abana va mu bitero dore n'uyu nguyu yakunaniye wamubonye byatangiye gucura abakobwa ubu ngubu byanze nyine ni uguheba. Icyo muzi ni ukwirirwa mucira abantu imanza mucyakomeze nkamwe mwise mutekereza bya bindi byawe by'uburanga. Icyo ngiye ntabwo neye gutyo wewe uyu ni umwana w'umunyeshuri ngiye kumwigisha akazi uve kuri ibyo byawe. Oh my God. Unyigisha akazi reka ukeka ko giye naje kugusaba akazi se ubwiye ko tujyana iwanyu ukangaburira. Kugaburira gusa humura n'ibindi biryo byo mu rugo niyo nabigwa byose ntiwabimara. Hariya se wambwiye ngo umukiriya wafashaga ababyeyi narabafashije guhinga guteka koza ibyombo gukoropa gufurira mama no kumufurira mu mutwe njyewe uko mumbona ni umukozi w'intangarugero. nimba uri umukozi wamaze bakubwiye ko iwacu tudafite abakozi ariko kadu nyoko kera atarasaza amenya atarashyirwaga hasi. yashyirwaga hasi ubwo yashyirwaga hejuru n'umureba gutya afite amagambo ntabwo ariko asanzwe ameze. Uriya ni akagage kamwongoje avuye kunywa n'abasore be ubundi rero ninjye murokore iwacu ninjye washijwe najya mama gavuze ko tuvuye kunywa akagage reka tumureke tutamucekera muri uyu muhanda. ceka ndesha urumva intoryi zabyimbye twikeke. Urangoka ngende kumaza nkuzanira ibiryo witware neza ese ndabirira hanze n'akazi kawe. uru rugo menya rudasaba umunyu saburaranzaniraho n'ifiritira aya ashaka kunzanira inyama y'ihene inka inkoko nabonye boroye inkoko reka nzaniye burana akanyamakuru kwavu byaba ari byiza. uru rugo nta kintu na kimwe babuze pe yasuwe sha nibikire sabura ko ntabonye ko bafite televiziyo ra ko numva uri kwivugisha uri gutera kira hatugere ko tubireka kira gatebe cara sha televiziyo ndabona bayifite uko bafite antene. Kanivuga ibiryo numva nshonje pe kandi nshonje nkunda kurwara igifu kawunga ku ishuri nayo menya ariyo yakinteye pe. yavuze se kuzi gufura wafashaga ababyeyi ngo bufura iyo myenda nda none se kumba mama ugiye kungaburira ibyo gufura bijamo biki haka abantu barancanze burya karya umuriro konga ikugura ngaye umuceri kugura ngaye ibitoki biri kugura ngaye nubwo bakura ahantu ku gasozi uziko batayevunye bakoma hano yo kubitwara we mwana mubirya ku mashuri mujyango bigura make birahanze we tuza baza ufura n'ibyo ngibyo no kwaka ibiryo koyoze gusa.